kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Hari ku cyumweru tariki 5 Kamena umwaka wa 2022 kuri Adepr Rwimbogo mu giterane cyateguwe na Chorale Shekina n'ubuyobozi bw'itorero ndetse cyanitabiriwe n'abavugabutumwa batandukanye kimwe n'amakorali atandukanye. Hari ku munsi wa Pentecote, bityo zaba indirimbo n'inyigisho inyinshi n'ubundi zibanze ku munsi wa Pentecote. Ibi bikurikira ni bimwe mu byaranze iki giterane.
yuko nkora umurimo umuyobozi wa gahunda asabye baje kwakira aya mbere yo kwakira reka tubanze tubabwire intego y'iki giterane kuko ntabwo dukora ibintu bidafite gahunda. Imana irahumugisha ijambo ry'Imana ryakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'umunani haranditse ngo yakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'umunani haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abahamukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugeza impera y'isi. Amen. Yesu ashimwe. Intego niyo kwakira isezerano ry'imbaraga, imbaraga z'Imana. Izi mbaraga yo kwakira n'imbaraga zidasanzwe, ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga, ni imbaraga zijya izindi mbaraga. Izi mbaraga ni imbaraga z'umwuka wera, ntabwo ari imbaraga zo guterura ibiremereye, ni imbaraga z'umwuka wera. Izi mbaraga z'umwuka wera zihebuje izindi mbaraga, ziri hejuru y'izindi mbaraga. Izi mbaraga nizo zituma tubasha kunesha ibyaha. Iki kintu cya mbere gikomeye, tukanesha ibyaha. Izi mbaraga nizo zituma tubasha kugenda hejuru y'izindi mbaraga zose, kuko muri iyi si turimo hari imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abashitsi, imbaraga mu buryo butandukanye. Ariko izi mbaraga ziduha ubutwari. Yesu ashimwe. Ubutwari bwo kubasha gukandagira inzoka na sikorupiyo, bwo kubasha kwakira kurya ibyihumanye n'ibyo bidutwara. Izi ni imbaraga Imana yatanze mu itorero ryayo. Izi mbaraga nizo zituma tuvuga ubutumwa bwiza, abantu bakihana ibyaha, umurimo w'Imana ugakoreka mu buryo bw'umwuka. Izi mbaraga nizo zituma tubasha gukora ibyo gukiranuka mu buryo bwose bigakura. Izi mbaraga nizo zituma tubasha kugendera mu nzira ifunganye igenda ijya mu bugingo, tukareka kugendera mu nzira ya gihogera, inzira ngari ijyana mu bugingo. Yesu ashimwe. Imana y'umugisha, Pentekote nziza, yakira imbaraga z'Imana. Twongere dukomere Imana amashyi dushimire Imana y'ubutwari. Haleluya, haleluya. Twongere dukomere Imana amashyi rwose ishimwe. Amen, amen. Amen. Umwanzi ngo w'ibyiza ngo ni iki? Ni amasaha n'igihe. Ariko nyashimira Imana ko hari igihugu yaduteguriye tuzajya dutarama, tukaririmba, tukabyina. Niba muziye ukongera ugahita serivisi, ariko abantu tuzaririmba. Haleluya. Nitugera mu ijuru tuzaririmba, tutareba isaha, tutareba abantu, tutareba burije, tutareba gutaha, ahubwo tubwira Imana ngo Mana wakoze, tubanye muri iriya si. Amen. Mwirambure amaboko tuyishime, tuyihimbaze. Erayo n'abamukano n'indirimbo imwe barakurikirwa Shekina n'indirimbo zingahe? Barazizi. Yeah.
ko babikuraho usibye kwa
bamateme y'igiterane turavuga gato cyane ubundi dutarame. Barambwiye ngo tuzaganire ku mumaro w'umwuka wera mu baririmbyi. Umwuka wera amara iki mu baririmbyi cyangwa se amara iki abaririmbyi? Icya mbere kugira twibukane, ndashaka ko abantu baza kunyumva nta vayeviye nta sortie apre iri kubaho. Il faut respecter. Abatanga amazi muyatange, ndetse kuvuga cyangwa se ari ibintu bidahura. Okay. Umumaro w'umwuka wera mu baririmbyi. Icya mbere, umwuka wera ahindura abaririmbyi abaramyi. Yego, kuko abaririmbyi bose si abaramyi. Umumaro wa mbere w'umwuka wera mu baririmbyi abahindura abaramyi. Abahindura abaramyi. Kuramya. Ushobora kuririmba ariko utaramisha, kandi ubundi baramya umwami. Nimba rero muri kuririmba muvuga imbaraga zituye ahirengeye, mukavuga kwera kwayo, muba muramya umwami. Bibiliya ivuga ko n'ibizima n'abakuru bihora biramya. Ushobora kuririmba ariko utaramisha. Urugero, ndibarize ko bitagombera amashuri, ko bitagomba amafaranga, ko bidasuzuguza ubigize, mbibarize bibagamisiki. Ndaririmba ariko sindamya. Hakaba nanone hari indirimbo njya nyoberwa n'ibiramya cyangwa ihimbaza bitewe n'amagambo. Izo ntituzitinda. Amen. Umuramyi ni umuntu uzi neza kuvuga ubudahangarwa n'ubudasa bw'Imana. Rimwe na rimwe biciye mu mirimo yayo abona kuri we cyangwa mu be itakorwa n'undi muntu uretse Imana yonyine. Murabyumva neza? Mwumvisha umuramyi we? Ashobora no kuvuga Imana neza ukumva aravuga ati umva niyo yonyine ivuga bikaba yategeka akabihamya n'aho bihagaze, kandi no mu isi hari abavuga bikaba ariko bitewe muzi impamvu se tuvuga ko ivuga bikaba yategeka bigakomera. Muzi impamvu no mu isi nonaha hari umuntu ushobora kuvuga bikaba ibyo avuze, ariko abo mu isi bagira amategeko bishyiriyeho ababera bariyeri yuko ibyo bavuze byose bidashobora kuba keretse bakonsatiza itegeko. Ariko umwami wacu we nta tegeko rimutega. Tumena neza cyane, narimugonga ntacyo yica, iyo avuze bihita byubahirizwa. Tumena neza cyane, kandi abo mu isi bagira limiti. Ushobora kugira icyo uvuga mu Rwanda kikaba ariko wakivuga i Burundi ntikibe. But my God, there is no limit. Ikora icyo ishaka mu gihe ishaka, ikagikorera aho ishaka, ikagikorera kuba ishaka. Tumena bino cyane, tugomba kuba abahagire. Amen. Umva umuramyi bitaga Dawidi yavuze kuki Isa 105 zaje. Isa nakaka muri ku mwanda ikaba fo dore tugikubana muratinda Yesu hageze yahaso bakora nimushimu Uwiteka mwambaze sinaki mwambaze imirimo yakoze mu mahanga. Ngo ni Dawidi mumurinde
30 unize bakira kandi kamwe ubundi nicara kuramya no kuvuga ubudasa bw'Imana no kwera kwayo guhimbaza no kuvuga imirimo yayo c'est ça la différence iminota ni 30 21 mwumve ibintu Imana ikora igomba gutuma mwihimbaza mukanayitarama haravuze ngo imigani 30 havuze iki hari ibintu bitatu bitigisi genda pose ugenda uri mutiwe hari ibintu bitatu bitigisa isi gatigita ndetse n'ibindi itabasha kwihangana itagize icyo bivugaho isi kanibwira abantu bari kuri hari ibintu bitatu papa bitigisa isi yabyumva igatigita ndetse n'ibindi akajya ati murafurisha Imana ivugana nawe ikamubwira tuzagira amazu ukodesha uwo muntu Imana ikabikora bigomba gutigisa isi isi gatigita igashyiraho komezi icyambere kabiri isi igomba gutigita tuvuge ngo bene cyane isi igomba kujya tuvuga umwaka abareba ibintu umwami yakoze kandi ntiyihanganira gushyiraho komezi icya kabiri umupfapfa yaguye ivuto uzi umupfapfa ugende posema izindi icyo cyakujya twiga twarize we none se ndababeshya wasoma umuntu uri hano dushaka pasite ni dogiteri ndamukurikiye nanjye mfite masters wasoma rero wasoma izindi bibiliya Hebrew language cyangwa Greek language mu kigiriki iravuga tene n'ubundi ni mwene wabo nabo yakeneye cyane ariko niba handi azagira umuhoraho hanyuma iyo umuntu washoye aganaha akifa akavuga ati uyu munsi ngomba kurya umugati uvuye muri nakumati isi ngomba kubona umuntu utazi vremadogo na marvosi agira uruganda akangaja twe twamaze imyaka turuha kuya karatureze akajya kumbwira ati ngezaho raporo isi igomba gutigita kabisa ako cyane isi igomba gutigita kubona umuntu wandika izina rye mu cyapa kugira izina rye rikore neza bigasaba ko arishyira mu cyapa kwandika mu cyapa murabizi kwandika karemera bigasaba ko byuzuye urupapuro hanyuma uwo muntu Imana ikavugana nawe ndabona isaha ikamuha ububasha papa bwo gutuma bizi aribo bagomba kumuha raporo ku mugoroba icyo kintu gitigise uburyo itabasha no kwihangana kandi ibyo bitigise isi n'ibyo Imana ikora tugana niba cyane ibyo bishaka ko tuvuga tukavuga ibintu isi gatigise gatatu umugore w'igitabuke iyo atashye mu nzu ubasha umva kwiga icyo bimara n'Icyongereza n'Igisomero bago hateful women cyangwa se umugore wasenzwe wanzwe kubona umugore wanzwe agahama mu gakiza nefore menias akagira akaguma mu gakiza mwuka akajya avuga ati ndavuze ngo
nzakuzirikana, nzakuzigama, nzakugirira neza. Kubona bene uwo mugore yiyubakiye inzu i Kanombe nta mugabo bayimushinje, isi igomba gutigita. irangije bavuye mu mwanya mugize umugabo icyo gihe cyose cyabaye igihe cyuzuye ariko imyaka imaze muri koreshekere mu kuri kose mukuru n'imyuka we ntabwo mwagiye kubona ibintu cyangwa se kubivuge kuva nayigeraho uretse n'urubuga no mu mubiri kuvuga ashimwe Yesu ashimwe ko igitangaza kivuga buri wese akanyumva ku cyuma. Haleluya. Mufashe tuyereze. Kandi Imana yacu icyubahiro umukozi w'umuhanga. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu munsi Imana yanejeje. Nta magambo menshi nimurenzeho uretse kwishima gusa. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ivuganye natwe kandi tubwiye ibintu byiza kandi ibintu bikomeye. Yesu nashimwe. Haleluya. Nitwe twenyine two kubisingira tukabifata. Yobu yuzuye umwuka wera muri 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Imana ni nziza. Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe cyayinanira. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Nta kintu gishobora kurogoya imigambi y'Imana. Dushimiye Imana rero uyu mugoroba w'uyu munsi twateguye gahunda tutazi ko ari kuri Pentecote. Yesu nashimwe. Imana niyitegura, burya twebwe ntabwo dutegura. Yesu nashimwe. Twari tuzi ngo ni kuri eshanu gusa, tutazi ko ari umunsi mwiza, umunsi wa Pentecote. Haleluya. Mushimirire Imana yo izi gutegura. Haleluya. Imana izi gutegura uyu munsi byabikwiriye ko tunezerwa. Shekina. Haleluya. Byari bikwiriye ko tunezerwa gutya. Yo yari ibizi. Turanezerewe rero tugiye kuririmba n'ubundi ntatinze mu magambo, reka mbashimire nawe. Mbashimire. Yesu nashimwe. Haleluya. Shimire umwigisha wacu twabanye kuva mu gitondo kugera magingo aya ngaya. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mutunge ibiganza musabe umugisha. Yesu nashimwe. Impamvu muhereyeho n'umugabo mwiza uri mu mwuka w'Imana. Namuhamagaye kuri telefone ntanzi, twamenyanye tugeze aha ngaha. Yesu nashimwe. Ariko numva n'umuntu uciye bugufi cyane. Yesu nashimwe. Uciye bugufi abyakira vuba, abyakirana umunezero, numva nanjye ndanezerewe cyane. Ndavuga ngo iyi ni Imana.
Yesu nashimwe. Ariko umuteguro wayo ari mwiza, byagiye biba byiza cyane. Imana igire gute? Imana igire gute? Umugisha mwinshi mumusabiye kuko atabanje kuvuga ngo reka ndebe muri agenda, reka ngire gute, reka ngire gute. Yesu nashimwe. Ni abangaba tuba dushaka. Niyaje agabura ibigize gute? Ibikwiriye. Yesu nashimwe. Haleluya. Nshimiye ubuyobozi rero bw'itorero ryacu, nabo nuko twarabivuganye bahita babyakira. Aho bamenyeye ko Pentecote baravuga ati byahindutse, duhere ku wa kane tujye mu mavuta. Yesu nashimwe. Mwarimu wacu araha nawe, Imana igire gutera, ibaho umugisha mwinshi cyane. Bene data, abo duhuje umwuga wo kuririmba, korali Rayono, korali abahetsi, nabo imirimo yanyu Imana izagire gute? Izayibe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ministeri he. So ministeri Imana imugisha, uko niwe ukuriye mpuzamakorali, kandi mu muteguro yateguye neza ibyawe uko byagenze kose, nawe yabifitemo uruhare, nawe Imana imugisha. Mwabonye abaterankunga, abashyitsi, pasiteri ku batamuzi ni umugabo, pasiteri ni umugabo w'umudari. Haleluya. Ahagurutse ndashaka kumusaba umugisha. Mbabwire impamvu. Yesu nashimwe. Ahagurutse ni aguruka bakureba. Yesu nashimwe. Yahoze aririmba muri Chorale Shekina. Ejo bundi Imana yabyemera imugira umupasitori. Hanyuma agiye arambwira ati umugore ntitujyana rwose muhumure, nasigara aririmbira Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi rwose kuva yagenda umugore we turaririmba nangaha. Ubu ni n'umunyamasengesho, ni umuyobozi ushinzwe amasengesho. Bose ubona Imana igira gute? Imugisha mwinshi. Hariya hari abaririmbyi babiri bicaye hariya, ni abaririmbyi n'abagiye kuba abaterankunga. Ko nshaka ko baba baririmbyi kandi muri Shekina bavuze nabo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma impanga y'uyu mudamu, umugore wanjye ni marene wayo, ubwo ni na marene uyu. Yesu nashimwe. Maze iminsi mubwira nawe ko ari umuririmbyi mwiza kandi atuye hafi y'andi Masaka. Gusa niba njya kumenya sindi kurera, mubwira nusaza muri Shekina, urebe ukuntu muri Shekina bimeze neza. Yesu nashimwe. Ariko ndabashimiye nabo kuko bemeye kubanga. Haleluya. Kugisha intangiriro y'uruharanekera n'amasoso buriya baje kurambagiza, kandi Imana ibyivugira hasi ntibatumvisha, ntabwo babisiga. So Imana mwese bawumugisha, mwese bawumugisha. Abaterankunga bacu ibyo bakoze barabizi, baradusengeye baduha ubushobozi. Perezida wabo ahagurutse tumubatumeho, ahagurutse tumubatumeho. Yesu nashimwe. Haleluya. Utunze ibiganza ubwo bigere kuri bose, Imana yo mu ijuru igere gute? Kandi biri bugere kuri bose. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Kandi badufasha imirimo ikomeye, tuvugana n'Imana, dukorana n'Imana. Ibiri imbere rero nibyo byiza kuruta ibyo mubonye. Yesu nashimwe. Mukomeze mutube hafi, Imana ibamugisha mu izina rya Yesu.